iganiro ry'umugati w'ubugingo nongeye kubasuhuza mwese nshima Imana ko tukiri bazima nge nawe kugira ngo tubashe guhurira kuri Bread of Life aho dusangira ijambo ry'Imana binyuze mu biganiro bitandukanye n'ijambo ry'Imana bwite mu kubwigisha n'ibindi byiciro byinshi tubategurira. Uyu munsi rero nkaba ntari jyenyine ndi kumwe n'abatumirwa bamwe murabazi ariko dufitemo n'undi mushano bidasanzwe rero reka dutangire tubabwira bivuge hanyuma turasengera hamwe dutangira impamvu zaduhuje. Nitwa Ingabire Christine ariko bakunze kunyita Kikina. Ndubatse mfite umugabo umwe mfite n'abana 4 maze imyaka 13 ushaka. Nanjye nitwa Gahongayire Françoise nkaba nubatse maze imyaka 19 nkaba mfite abana 3. Nanjye nitwa Iribagiza Rose nanjye mfite abana 4 n'umugabo umwe nkaba maze imyaka 17 mu rugo. Nanjye nitwa Bijou Diane nanjye ndubatse mfite abana 3 ndenda kuzuza imyaka 15 nubatse urugo. Turabashimira cyane ko mwitabye ubutumire bwa Bread of Life iwanyu aho hari bashiki banyu nta bindi bidasanzwe tuvuga ni Yesu. Nagira ngo rero dusenge kugira ngo gahunda yacu twitangire neza. Reka nsabe mama Hoze adusengere. Data wo mu ijuru wera turagushimye ko uri Imana nziza kandi uri Imana yacu. Warakoze kubana natwe, warakoze kuturinda, warakoze kutugirira neza. No kuri ntabwo icyubahiro twongeye kuza tukwereka uno munsi mwiza waduhaye kugira ngo twongere duhure tuvuge ijambo ryawe Imana muri Bread of Life. No kuri turabigushimiye rero bana natwe utangirana natwe urangizanye natwe. Nubwo mwami turi kuganira turakeneye kwiga ibiva kuri wowe kugira ngo imitima yacu ihembuke, kugira ngo duhinduke nabumva ibyo tuganire nabo bahinduke kuko tubereye kunezeza no gukora ubushake bwawe mwami. Nukuri nuhabwa icyubahiro rero turakwereka gahunda yose ubane natwe Mwuka Wera manuka ukorane natwe tuje nk'ibikoresho ari wowe ukora kubera uzi abakwiriye kumva ibyo tugiye kuvuga abakwiye gukira. Ukore ku mitima y'abantu bose bazakurikira ino video kugira ngo imitima yabo ikire kandi kugarukire ikumenye igukunde Mana igukorere. Nushimwe rero nuhabwa icyubahiro turabishimye mu izina rya Yesu Kristo amen. Amen. Urakoze kudusengera reka ko kw'Imana ikore byatumarira iki kwicara hano tuvuga amagambo gusa Imana idakoze. Reka ntabari twebwe rero uyu munsi rero ndashaka ko tuganira nkuko nabibabwiye mbere ko sinabatumbuye mwakoze kuza muri kino gihe hashushe muri weekend mugasiga imiryango yanyu. Biratwereka ko mufite umutwaro wa kingdom cyangwa se gukorera Imana. Tuje rero gupartager ijambo ry'Imana muri bya bihe bya deba ariko ikiciro nise wise woman aho tuzara tuvugana n'abantu b'ubwenge abagore b'Imana. Rero nagira ngo dusangire title mufungure Bibiliya zanyu turasoma mu Migani 31. Umutwe w'amagambo turi kuganira kuri deba yacu uravuga ngo umugore w'umutima. Yesu ashimwe ashimwa n'Imana. Uko ushobora kwitwa kuri umuntu ufite umutima mu rwego rw'abantu cyangwa se ubwenge bwiza ariko Imana umugore w'umutima imubona ite gushingiye kuri Bibiliya. Nagira ngo Françoise rero adufashe adusomere. Mama Françoise urasoma kuva ku murongo wa 10 tugereze no kuri 13. Reka dusome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ishimwe ry'umugore ufite umutima. Umugore w'imico myiza ninde wamubona? Arusha cyane rwose Marijani igiciro. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka. Ahora amugirira neza ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe. Anezezwa no gukoresha amaboko ye. Amen. Amen. Hallelujah. Urumva ko ari ibintu byiza cyane. Mu bisanzwe cyanditswe kenshi gikunda gukoreshwa mu materaniro y'abadamu cyangwa se wenda iyo umuntu ashaka kunegura nk'umuntu ku giti cyanjye iyo nyisomye sinzi nkamwe hari ibintu bimwe numvaga wenda nujuje numva ntiharagera ko wenda
nabijyamo cyangwa se nayisoma numve nishimye, ariko reka mbabwire Imana ibi ngibi ishobora kubiduha, sibyo Françoise? cyane murabyumva muteka iki, baratubwiye ngo arusha Marijane igiciro. Muri ibi dusomye mwe mubyumva gute? njye ndakeka ko tutagomba gutinya kuyisoma, ahubwo kikaduha encouragement yuko tuhanamenya ikintu twasenga ku Mana kugira ngo ibiduhe ibyo dufite, ikabidufashamo tugakomeza n'ibyo tudafite twumva tudafite, kuko buriya njye ndigisha ari ukuntu batubwira ko umwana aba afite muri we aptitude yo kwiga no kumenya ibintu, gusa ni umutica umufasha kubisora iyo skills aba afite muri we, capacity afite muri we. Ni nk'ubu Imana yaturemye muri image yayo, dusa nayo, ni ukuvuga ko dufite ibyo bintu, ariko kugira ngo bisoke nuko tubikorera tukanabisengera, kuko Imana ishyira muri twebwe le vouloir et le pouvoir. Nubwo wakenera ikintu utazi, donc tugomba quand même kuyisoma. J'encourage en tout cas kuyisoma kugira ngo umenye ibyo ufite n'ibyo udafite ukanabisengera. Haleluya. Ikindi mbonye umurongo wa mbere uravuga ngo umugore w'imico myiza, umugore w'imico myiza. Urumva baratubaza umugore w'imico myiza, imico myiza umugore agomba kugira ni iyihe? Sibyo? Ni iyo Imana idusaba nk'abagore kugira ni iyihe kugira ngo turushe ya Marijane agaciro? Icyo ni ikibazo cyiza. Imico myiza Imana idusaba ni iyihe? Umuntu utazi Marijane, Marijane ndibaza ko ari pierre précieuse, perle, ni ikintu cy'agaciro. Hano ni perle. Rero ndakeka ko iki kibazo kirasubizwa n'ibindi byose. Icyambere atubwiye ngo umutima w'umugabo we uhora umwiringira. Ese abagabo banyu bahora babingingira igihe cyose? Atwanje ndabikorera kandi mba mbisaba Imana buri gihe mu kintu cyanje cyose, numve ko umugabo wanje agomba kuko mu Gifaransa bakunze kuvuga ngo la confiance cultive. Ntabwo ubyuka mu gitondo ngo bakugire confiance, ugomba gukora ikintu kituma bakugirira ikizere. Rero kugira ngo umugabo akwiringire nuko ubikorera, ariko umva hano igikurikira ntabwo tugomba kubikora séparé, kuko usimbizi muri version yanjye iravuga ngo le produit ne lui feront pas défaut. Ntabwo azabura kunguka. Kubera ko bamwizeye ntabwo azabura, kuko umugabo iyo yakwizeye ni ukuvuga ikintu cyose uri buzane imbere yiwe arakwizeye. Donc ntabwo ari bitekereze cyane, arumva ko ukorera urugo, ukorera abana be, umukorera arakwiringiye. Donc nta kintu wabura. Ndashaka kugareba cyane nubwo waba udafite moyen mu byiciro byose, iyo umugabo akwizeye nabike arumva nyine ko utari buje kugura bijou, atari buje kwambara, utari buje muri restaurant, arumva kwizeye kuri we. Bijou nubwo byagenda gute araza kugwanirira urwo rwiwe. Donc nta kintu wabura ufite confiance y'umugabo, ariko utayifite urabyumva nawe ni tout le contraire. Donc ni ibintu bigomba kujyana. Ndakeka kuri njyewe iyi verse ebyiri kugira ngo ugire iyo titre mbega agomba kubikorera kugira ngo umugabo ashobore kukwiringira. Hanyuma consequence ntacyo uzabura. Bahora amugirira neza ntabwo amugirira nabi, numva bikompletana, sibyo François? Yes. Hanyuma gushaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, kuko ibi Bibiliya kenshi yandikwa mu bintu bijyanye n'amateka, ibintu bya kera cyangwa se umugabo yanditse. Gushaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, niba François afite ikindi yongeraho kuri Marijane kugira ngo ashimwe, wenda twareba kugira ngo turebe izo characters zikeneye kugira ngo bitwe umugore w'umutima. Urebye nko mu Migani 15 batwereka uburyo ubwenge butangwa n'Imana. Rero umugore wubaha Uwiteka azagira ubwenge kandi azaba n'umugore ufite umutima. Hakaba rero hano
ku murongo wa 12 aho bavuga ngo ahora amugirira neza iminsi yose yo kubaho kwe. Icyo kibazo nkakibaza, ese birashoboka ko dushobora kubagirira neza iminsi yose yo kubaho kwabo? Ni ukuvuga ngo abatware bacu cyangwa se abatuye no mu rugo rwacu, ntabwo ari umutware gusa, kuko iki ni cyareba n'umudamu ari we wese ufite urugo, aba afite abantu bari mu nshingano ze mu rugo rwe, ariko ngo ahora amugirira neza iminsi yose yo kubaho kwe. Ese iki kibazo nakibaza namwe mbabaza, ese birashoboka? nibaza ko bishoboka, kuko umutwe w'amagambo tubwiye ngo nishimye. Ushimwa kubera hari ibintu wakoze. Uyu mugore mwiza rero birashoboka ko yahora agira neza umugabo we, then umugabo akamushima. Tuve nko ku murongo wa 13 tukamanuka, then numva bishoboka cyane, kuko harimo n'imirimo, harimo kugira ibintu azana, wenda ku mirongo imwe twagenda twungurana. nje icyo nakongeraho nuko uwo mugore ni umugore ufite, ni umukristo mbega, afite Imana, agendana n'Imana, donc ni umukristo, aba afite valeur zose z'ubukristo, z'umwana w'Imana. Ni ukuvuga ko kugirira neza hano bayikora nka comment dire, barayisohora kugira ngo tuyirebe de manière exceptionnelle, ariko mu buzima bwacu bwose nk'abakristo tugomba kugira iyo attitude yo kugirira neza, spécialement noneho abagabo bacu, kuko hano ntabwo bavuze arabikora kuko umugabo we ameze uko cyangwa no, ntabwo bavuga attitude y'umugabo. Niyo mpamvu nyine bayizanye nka verserie spéciale kugira ngo twumve yuko peu importe urugo dufite, peu importe abagabo dufite, peu importe caractère y'umukonjoint wawe, ugomba kumugirira neza. Ariko ukibuka yuko nk'umukristo usanzwe nawe ugomba kugira neza abo mu bana bose, pas spécialement n'umugabo. cyane ko tutarimo tuvuga ufite umugabo, ushobora kuba uri umugore nawe ugushima umugabo wakitwa Imana. Hari single mothers, hari abantu bapfakaye, hari itorero rya Kristo. Turebe mu gicapo kiri general, ugomba kuba uri umuntu ufite izi character zose kugira ngo ushimwe, ugire uwo mutima wo gushima, sibyo? Kandi mu by'ukuri kugirira neza, wa mugani ngira ngo n'uwo mugani urahari mu Banyarwanda, ngo ugira neza ukayisanga imbere. Hari igihe nkatwe abadamu tuba dushaka badukore ibintu bitandukanye, twifuza ko wenda abatware badukorera, ariko atabikora nawe ntugire ibyo ukora, ukavuga uti nanjye sinkora ibi ngibi. Ariko nidukomeza tubabibamo ibyo byiza, mu rundi ruhande bya bindi twifuza biraza. Rero tugomba kugira umwete wo kugira neza mu bihe bikwiriye n'ibidakwiriye, bya bihe bigoye nabwo tukagerageza nk'abadamu, ariko hamwe n'Imana, nk'uko Kikina yabivuze, nk'abadamu bubaha Uwiteka, imbaraga zacu tuzikura ku Mana, niyo idushoboza gukora ibyo twe tutakagombye gukora. Nanjye icyo numva nakongeraho kuri iri jambo turi kubona neza ko ari umurongo ngenderwaho twakagombye kureba buri gihe nk'umudamu, dukwiye kureberaho kugira ngo itwigishe kuba abantu bakwiriye, abagore bakwiriye, bashimisha Imana bagashimisha n'abatware babo n'abandi bose bari iruhande aho. Kuko iyi ikaba nk'umurongo, si ukuvuga ngo turi beza cyane, ntituri kubivuga nk'abantu ari beza cyane, turazi ko hari abantu bigoye, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ikikunaniye gisaba Imana. Niba twita ko turi abakristo dusenga Imana, uzajye usoma iri jambo, none icyo ubona udafite upfuka mu gisaba Imana, Imana iratanga. Igikuru no kurekonesa faiblesse zawe cyangwa intege nke zawe zirihe muri ibi. Niba nta mico myiza ufite, biroroshye ko ubisaba Imana ikayiguha, ku buryo n'abantu mu bana bari bakuzi ko ufite imico mibi, ugahinduka abantu bagatangara ko asigaye afite imico myiza. Birashoboka. Aha habe umurongo ngenderwaho w'abadamu bose bubaha Imana, w'abadamu bakunda Imana. Niba kandi utazi Imana, kunda Imana, kuko Imana niyo idufasha muri byose. Imana ibamugisha. Turasoza dusomere rero kuva kuri 14 tugeze kuri nka 19, twumve ibyo imirimo noneho, kuko Bibiliya tubwiye
munsi y'umurongo wa 13 gato ngo anezezwa no gukoresha amaboko ye. Bari bakabona umugore ukora utanezerewe, haba mu kazi haba mu rugo, ugasanga hari imirimo udakora. Ariko nagira ngo idusomere hanyuma turebe icyo umugore ashobora gukora nanone kigatuma yitwa umugore w'umutima. Kuri 14 haravuga ngo ameze nk'inkuge z'abagenza, azana ibyo kurya bye abikura kure, abyuka kare butaracya, akagaburira abo mu rugo rwe, agategeka abajabe imirimo ibakwiriye, yitegereza umurima akawugura, awutezamo urutoki mu by'inyungu ze ivuye mu maboko ye, akenyerana imbaraga, agakomeza amaboko ye. Abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro, kandi nijoro itabaza rye ntirizima. Amen. Amen. Binyubatse cyane. 19 hakavuga ngo afatisha ukuboko urubambo ruriho ipamba, intoki ze zigafata igiti ahotoza. Amen. Bikumva harimo imirongo myinshi, hari ibyafashije igihe, ariko reka niye kwihereza ijambo, ariko reka turebe hano muri 14 kumera nk'inkuge no kuzana. Wenda Kikina afite version française, ashobora kutubwira gatoya, then adusobanurire, hama dukomeze natwe ku murongo wumva wagufashije kugira ngo tudatindira abantu, tugende tureba. Elle est comme un navire marchand, elle emmène son pain de loin. Yego, ameze nk'inkuge, kuko ngo inkuge ubundi tuzi kwigenda ikazana les produits, ikazana ibintu ikabitura ahantu, kuko ngo ibyo kurya bye abikura kure, kuvuga ngo elle doit chercher en profondeur, akakora imirimo myinshi imbere. Dushaka kuvuga ngo twibagiye umutware, byumve neza, umwanya w'umutware urahari, ariko ubu turimo kuvuga wa mugore noneho gukora akazana ibintu mu rugo. Ngo ameze noneho nk'iyo nkuge, sibyo? Abandi reka bakomeze, ngo abyuka kare butaracya. Ahandi nababwiye ni hari igihe umuntu ashobora kumva ari kondane cyangwa kuva ko ari ibintu atujuje. Ese abantu bose b'abagore bafite imitima bagomba kuba ari abagore bazinduka gusa? Muri kino gihe urugero ni kimwe muva mwakungana kugira ngo dufashe abantu barimo kutumva ibijyanye no kubyuka kare butaracya, uva mu saa 11 agatunganya ibyo mu rugo rwe, ngo agategeka abajabi, ngo akoganiza. Navuga ngo hano iki gice kitubwiye ngo ameze nk'inkuge, nahise ntekereza uburyo inkuge yikorera ibintu byinshi. Muri make wa mudamu ni umudamu ubasha kwikorera gufata ibintu byinshi, n'umutete ni umudamu ufite ibintu byinshi. Abadamu tugira ibintu byinshi, dufite inshingano z'urugo, akazi, abatuye mu rugo, ibyo byose. None niyo mpamvu bamugereranije nk'umuntu umeze nk'inkuge, ni ukuvuga ngo yikorera ibintu byinshi, ariko muri ibyo byose twabonye ko ari umudamu ubikora wishimye, atitotomba. Hanyuma hano kuri 15 uburyo ngo ni umudamu ubyuka kare, agategura, akagaburira abo mu rugo, agategeka abajabe imirimo ibakwiriye. Ndumva ko turiho turavuga nk'abadamu bazi Imana. Umudamu uzi Imana yakagombye kubyuka ategura umunsi. Tutegura umunsi mu masengesho, ukabyuka mbere y'abantu bose. Ntabwo ugomba kubyuka saa 5 umunsi watangiye, ahubwo turabyuka tukawutegura kwanza mu masengesho, tugasengera urugo, tugasengera abana, tugasengera abatware, tugasengera urugo muri rusange, n'ibintu byinshi bitandukanye. Ni gutyo umudamu ukunda Imana agomba gutegura umunsi we. Hanyuma tukabona rero gutanga amabwiriza n'ibindi byose, ariko twabanje kuwutegura. Ugategeka abaja bawe. Ntabwo tugifite abaja, ariko hano turashaka kuvuga abantu ushinga imirimo mu rugo rwawe, ukamenya abo uzakora ibi bimeze guta abana bite, uvuka aho umuntu ari organize. Yego, ndakeka ko ari cyo cyangombwa muri nande, planifier, organiza, gushira ibintu ku murongo byo mu rugo. Si umugabo abikora, ni umugore. Cyane cyane mu buzima bwacu tusigaye tuzinduka tukajya ku kazi, ariko ukabyuka mbere ho gato, ukamenya ko urugo wakoze organisation ishoboka, ukajya no kwitegura ukagenda. Uburyo bwa none
ushobora no gusiga byanditse kugira ngo niba ukabikora kare bikaba muri gahunda ushobora no kubikora le soir bitewe n'ukuntu uzinduka byose icyangombwa ufite kisohoka hano no gutegura umunsi nk'uko abizi mu masengesho le matin ariko no kuorganiza urugo wayikora le soir wayikora mu gitondo cya kare ariko urugo rukaba organize ibintu byose bye kugusopona babitetse gute babikoze gute donc ibintu byose bye kukuesha utazi uko byagenze wowe wabiteguye ufite aho ngaho binyibukije nkimara gushaka nashatse ndi muto hanyuma hari igihe rimwe na rimwe nisangaga nagiye ntababwiye ibyo bateka mbese nta mabwiriza natanze ugasanga ugeze mu rugo rimwe na rimwe cyangwa umukozi akaguhamagara ati se ko nta kintu wambwiye nkabona kwibuka ariko uko iminsi igenda wa mugani tugenda urugo ni ishuri tugenda twiga rimwe na rimwe bimwe ugasanga wabizambije ejo ukiga rero iyi zaburi iyi migani 31 mbese ni igitabo kitwigisha imihwa itwigisha ibikwiriye nuko Bibiliya yarangiye ubundi baruka bari bakeneye kudushira n'umugabo w'umutima Yesu ashimwe cyane hanyuma hari akantu numvise nko ka compassion muradukundira kubera umwana ntabwo twagenda dusoma ligne par ligne ariko n'urugero hano ku murongo wa 19 niba hose cyangwa adafite ikintu yongera ku bijyanye n'imirimo ngo yitegereze umurimo akawugura ati abagore muri iki gihe ntibagura amazu ushobora kugura amaparcelle ushobora kugura business ukazitangira byose ye nibaza hano ntatandukiriye ni nko kuvuga ngo umugore akazi ke gusa si ukugira imico myiza ariko nk'uko twabisomye mbere ahahira urugo amenya ibyiza bikwiriye urugo urumva muri iki gihe cyacu rero muzi ko abadamu basigaye bajya ku kazi kera umugabo niwe yakoraga umudamu akaguma mu rugo akareba ibyo mu rugo gusa ariko ubu n'umudamu asigaye ajya ku kazi akazana salaire n'umugabo akazana salaire aha rero icyo bishatse kuvuga umudamu afite ibitekerezo ashobora kuzana ibitekerezo byiza akabiha umugabo akamugisha inama akamubwira dore ibi bintu ntitwabikora ko byatubyarira umusaruro urumva ndibaza ko ariho cyane cyane bishatse kuvuga ngo arareba umurima akawugura kureba umurima kwanjye ni ukuba ufite icyo gitekerezo cyiza weretse umugabo noneho umugabo akacyemera akagishyigikira nk'uko twavuze ngo aratwizera yizera umudamu mwiza iyo amumwizeye rero igitekerezo azanye cyiza gifite umumaro mu rugo aracyakira niko kugura ndibaza niko kugura hanyuma du fruit de son travail elle plante la vie agahugura ngo avuge ngo ufite umurimo ariko ntagura gusa bibyaza ari entreprenante ntabwo yakira ngo agure bakonsome gusa atekereza n'ikintu cyatuma urugo rukomeza rugatorna ashaka gukora jardin potager mu rugo bene ibyo bintu byose akagura utuntu akagurisha exemple muzi ko muri terme tumenyereye hano abadamu ngo bazi ko abadamu bagavura kenshi abadamu bagavura bashaka kwigurira inkweto nziza bashaka gukora ibintu byiza amabiju iki ariko twebwe tubyumve mu buryo bw'umwuka jewe umugabo reka ni example ndi gutanga ampaye 10,000 bizahaha nk'iminsi 2 cyangwa 3 shobora kuyabyaza umusaruro ayo mafaranga akamara nk'icyumweru urumva icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo uwo murima rero kugura niki ni ukuvuga ngo reka ntange example uzi ko duhora tugura inyanya buri gihe uzi ko twa tubuto dukura mu nyanya ari two batera tukamera tukabyara inyanya ni bangahe mu badamu duhere no kuri twebwe bafite parcelle usanga jardin yuzuyemo pasiparumu yuzuyemo indabyo sibyo simbyanze ariko twakagombye kugira akarima k'igikoni kugira ngo duteke za dodo ziroroshye gutera izo tomati ziroroshye gutera no kuvuga ngo imbuto zose dushobora kuba tuzifite ariko tugazita muri pubeli dufate ibe examen twiha sibyo tuyihe kwanza twe turi hano noneho ubutaha tuzongera kubonana tuzavuga tuti ikintu wateye
kimeze niki sibyo reka twihe exam niko duhaye n'abadamu bari kudukurikira fata akantu gato ugenda ute uzi ko hari igihe iriya ntuza dodo ihenda ugasanga baguha akadodo kangana kujya bakagura ngo ni 150 ngo ni 200 kangana kujya ujya ugateka n'umwana muto ntiyakarya ugasanga uguze byinshi kugira ngo bibe byinshi nyine ariko dushobora gutera akarima k'igikoni nkuko n'igihugu kibidutegeka ugasanga y'amafaranga ari kugura dodo uyaguze ikindi kintu noneho dodo urazifite epinari uzifite mu rugo donc ni muri ubwo buryo nibaza ko tugomba kuba aba entrepreneurs natwe kuba entrepreneurs si kuba ukugura amayizine kugira icyo ya numva twatangirira mu rugo utwo dukeya none Imana ikazadufungurira umuryango kandi hano ku murongo wa 18 hari ijambo nifuza ko twavuga no tutasimbuka ngo kandi nijoro itabaza rye ntirizima tutazi nko kwitabaza k'umugore w'umutima bisobanura iki tugiye wenda nko muri Matayo 25 ahandi avuga kuri babakobwa 10 harimo abapfapfa ariko bakaba bazima kugira ngo umugore w'umutima ugomba guhorana itabaza muri wowe ryaka kugorana itabaza ryaka ubundi urumuri rutwereka kumenya ikirimo kwinjira n'icyasohotse kitagenda neza rero itabaza ntibigomba kuziba umugore w'umutima ku bantu bizera se babisobanura itabaza bikeka ko agomba kuba ari imbere y'Imana ahora imbere y'Imana asabana n'Imana asengera urugo rwe asengera abinjira mu nzu ye abasohoka mu nzu ye asengera na babandi nyine badufasha mu mago yacu mbega akahora donc n'umudamu uhora ufite relation n'Imana kandi relation nziza akatoza abana be kunda Imana kubaha Imana kugendana n'Imana kumvira Imana ibi byose mbega kuri njyewe iyo tara nicyo kintu nyine akagira iyo observation yo kuvuga ngo hano arakeneye amasengesho hano hari ikintu il y a quelque chose qui m'a échappé ikintu cyancitse kirimo kirancika reka nje imbere y'Imana bebe nibyo bintu ntabwo ari wa wundi gusa ureba ngo ngiye gukoresha multiplier amafaranga ngiye kwinjiza amafaranga ngiye kuzinduka ngo ntange akazi ariko ahorane afite umwanya wo kuza imbere y'Imana abwira Imana kwa kundi wavuze mu gutegura arabyuka agategura umunsi we mu masengesho akagira observation akagumana n'Imana rero ndashaka kuba faciliter kugira ngo dukoreshe igihe neza kugira ngo tutarambira abatureba sibyo mu murongo wa 21 aravuga ngo ntatinyisha aho mu rugo rwe igihe cy'imbeho hari igihe mu rugo ashobora kuza imbeho akazi umugore agomba kuba afite vivacité agomba kuba meza ate yumva kudatinyisha abagore batenka abagabo urugo barutinya kubera umugore ahari ibyo bintu murabibona cyane bakumva bishimiye umugabo ari ku mugore akaba ari umuntu utinyisha abantu kugira ngo umugore ufite umutima ugomba kuba umuntu udatinyisha abantu mu gihe cy'imbeho igihe cy'imbeho ni igihe ibintu bitagenda neza ni igihe hari ibibazo ni igihe hari ubukonje nyine bwateye urugo rwawe iyo tuvuga umugore ndakubwira nawe ufite umugabo Yesu ariko ugomba kuba umuntu udatinyisha mu rugo rwawe ahubwo batwikira mu gihe cy'imbeho umugore utanga ubuzima mu rugo rwe ku buryo n'abatuzengurutse ari umva acitse intege tukaba abadamu ashobora kuzana mbese bazana ubuzima gutanga imbaraga ku bacitse intege atari umugore uhora hari abadamu usanga mu rugo birirwa batukana birirwa bashwana umwana aciye aha abarubamwo mbese ugasanga umudamu ubuza amahoro urugo rwe ariko tugomba kuba abantu batanga ubuzima nibwo hazaba gususuruka batubwiye gusimbuka ku murongo wa 23 duhite tugenda kuri umugabo we uburyo amenyekana n'ijambo nkunda cyane turi burangirizaho umugabo yaturanga abagore benshi barota reka tujye kuri 20 ni gute umugabo we amenyekana mu mudugudu mu irembo y'umudugudu yicaranye n'abakuru b'igihugu ahangaha iyo uri umugore mwiza mu mugabo waramenyekana bihuriye he no kuba umugabo wawe ushaka kumenyekana abantu ijambo hakomante kugira ngo twumve ukuntu umugore ashobora guha agaciro umugabo we muri sosiyete Ye navuga ngo umugabo uguwe neza mu rugo rwe aramenyekana no kuvuga ngo umubonye wese hari ukuntu umugabo uguwe neza bigaragara ukabona ari umuntu yishimye ukamureba attitude ze cyangwa se uburyo ameze cyangwa se uburyo yitwara
ari aleza afite confiance ibintu ubona byose birimo biragenda neza. ahumeka amahoro ubona atuje. hari n'igihe umugabo ashobora kumenyekana nabi kubera ingeso z'umugore ariko hano ko yatubwiye umugore w'umutima ni ukuvuga ngo ni ya mirimo myiza ishobora no guhesha ishema umugabo we yatambuka mu mudugudu akumva wawu n'abandi bagabo bakamureba bakavuga ngo uyu ni wa mugabo wa mugore mwiza ufite imico myiza akora ibi n'ibi 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 ariko rero dusimbuke tugende kuri 26 hagira udusomera mama hoza dusomere 26 na 27 abumbuza akanwa ke ubwenge kandi itegeko ry'ururimi rwe riva mu rukundo amenya neza imico yo mu rugo rwe kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubute. amen tugomba kuba abagore babumbuza akanwa kacu ubwenge kuko abagore buriya twahawe kuvuga sibyo hari igihe usanga uvuga ibintu ugasanga akanwa kawe ukabumbujwe no gusenya ukabumbujwe no kutubaka neza abana bawe mu rugo mu bitekerezo abakozi tugomba kurubumbura akanwa kacu tubitewe n'iki ngo ururimi ngo ruva ku rukundo kandi ruve ko abarimo no gucyaha gukosora abana kuvuga ibitagenda abakozi kamenya n'igihe cyo kuvuga yes n'igihe cyo kuvuga no kutavuga amen muradukundira muze kwisomera mbese nawe ubundi twambara isaha amen tujye kuri 28 tugeze kuri 29 sibyo hanyuma turangirizeho reka kikina dusomere mu gifaransa hanyuma Françoise kivuge mu kinyarwanda bite dukokira twese. Reka dusome kuri 28. Ses fils s'élèvent et la disent heureuse, son mari s'élève et lui donne des louanges. Abana be barahaguruka bakamwita umunyamugisha n'umugabo we nawe aramushima ati. Plusieurs filles ont des conduites vertueuses, mais toi tu les surpasses tous. Abagore benshi bagira neza ariko wewe urabaruta bose. Tugiye kubasomera rero 29 tubaturaho umugisha tubahanurira ntacyo bitwaye ibindi bintu kuri kondane cyangwa se uciriyeho iteka ariko ndabizi ko bizakunda kubera ko nawe urashaka kwitwa umugore w'umutima di kuko twasomye ko mu migani 14 rimwe avuga ngo umugore w'ubwenge yubakira urugo rwe ariko umupfapfa ararusenya ukurikije ibi bintu by'ukuri ugira wa mutima wo kuba umugore yubatse urugo ko kugira ngo urusenyere twagira ngo tubatureho rino jambo ku murongo wa 29 aravuga ngo abagore benshi bagenza neza ariko wewe urabarusha bose. amen turashima Imana ko barusha bose kubera ko ufite Imana uri umugore w'umutima nagira ngo rero dusenge ntabwo twashoboye kujyamo cyane ariko ndashimira abantu batumirwa bacu umunsi bashoboye kuza twagerageje gukusanya ibiri ngombwa kugira ngo tubabwire ibikenewe kandi tuzongera dukora ibindi biganiro byinshi cyane bivuga ku mugore w'ubwenge umugore tuvuga harimo umukristo harimo umukobwa uzaba umumamejo Imana rero duhana umugisha ndashima kubw'ibitekerezo byanyu mwatanze turi kumva twebwe ubwacu twafashije cyane hari ibintu byinshi nizi nagira ngo rero dusenge dusabe Françoise azamura ijwi tumushigikira mu gusengera mu mutima amen. Mwami Yesu twongeye kuguha icyubahiro turagushimiye ku munsi uduhaye turagushima kubw'ijambo ryawe nukuri ijambo ryawe n'indorerwamo twireberamo tukareba aho tudakwiriye tukareba aho tugomba gukosora mwami turi hano nk'abadamu nukuri twabonye umugore w'umutima cyangwa se umugore w'ubwenge mwami ijambo ryatweretse ko ubwenge nta handi tubukura usibye ku Mana turasaba rero uduha ubwenge turasaba mwami kugira ngo udushoboze kuko ijambo ryawe riratubwira ko dushobozwa byose nawe uduha imbaraga hari aho twe tutashobora tutagufite nukuri turasaba imbaraga zawe turasaba yo kugira ngo uturwanirire udushoboze ujye utwibutsa aho hose twacitse intege ujye utwambika imbaraga ujye udushoboza kugira neza ujye udushoboza kugira ubuntu ujye udushoboza mwami yo haleluya amatabaza yacu ntakazime mu izina rya Yesu udushoboze kubyuka kare dutakamba twingingira ingo zacu mwami Yesu aho hose itabaza ryazimye turasaba mu izina ryawe kugira ngo twongere twatse amatabaza yacu kugira ngo tumurikira bari mu ngo zacu tubamurikishiriza ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe kugira ngo icyubahiro cyawe kimanuke kugira ngo
ngo presence yawe ibe mu ngo zacu, abantu ntibazajya bazigeramo, bajye bumva ubwiza bwawe budasanzwe, abantu bajye binjira mu ngo zacu baruhuke, abantu bajye binjira mu ngo zacu mwami babone ubwiza bwawe, bumve ko uhari, bumve ko urwo rugo rurimo ubwiza bwawe. Mana rero turasaba imbaraga zawe, turasaba gushobozwa nawe mwami, turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro. Reka nuzakurikira wese mwami, aho hose yananiwe, aho hose yacitse intege, aho hose yumva urugo rumugoye, twabonye umugore ukora imirimo yishimye, turasaba uduhe kwishima mu ngo zacu, kunezerwa mu ngo zacu, gutanga ubuzima mwami kuba tuzengurutse, gutanga ubuzima kuba ari mu ngo zacu, ku batware bacu, ku bana bacu. Data tuguhaye icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. murakoze cyane, mwari kumwe na mama Bijou kuri Bread of Life na Wise Woman Kikina Françoise K. Thank you so much.